uyu munsi tubazaniye intashyo zaho tugenda tunyura hose, haba ari mu materaniro makuru ndetse nka cyumweru gishize, isabato ishize no ku cyumweru gihe nari mu cyerekezo cy'intara ya Butama iburasirazuba, nari kuri site ya Kijumbura. Kijumbura ni hafi y'u Burundi ndetse na Tanzania. Ku cyumweru nari mu ntara ya Kigarama. Aho hose niko abana b'Imana abategereje kugaruka kwa Yesu Kristo aburi mu rugendo bavuga bati aho muzagera muzajye mudutangira intashyo. Nimugoroba nari ku itorero aho nsengera Kigali Bayerengo Church, nanone twahuye n'inama y'itorero baratubwira bati mudutangira intashyo, kandi no mu muryango wanjye nawo nuko. Bana b'Imana, mbese izo ntashyo murazakiriye? Imana ibahe umugisha. Dukwiriye kumenya ko turi mu rugendo, kandi urugendo habamo ibibazo bitandukanye, kandi urugendo rukagera n'inkomyi, ndetse hakabamo n'ibyiza abana b'Imana bagenda bahura nabyo. Uyu munsi ndagira ngo twigane icyigisho kigufiya ariko na kirekire ubigiyemo. Uyu mwaka Firidi yashyizeho insanganyamatsiko ikomeye cyane ivuga iti twimbike muri Bibiliya, icyerekezo cyacu ari mu butumwa. Kwimbika mu ijambo ry'Imana ariko dufite icyerekezo mu butumwa. Nshimira Imana nanone kuri korali imaze gutambutsa indirimbo ihimbaza Imana, indirimbo ifite ubutumwa, kandi indirimbo ifite aho ihuriye n'iyo nsanganyamatsiko, igize aho ihuriye n'ubutumwa Yesu Kristo yaduhaye bwo kujya hose. Muri Matayo igice cya 28 uhereye ku murongo wa 16 ukagera 20, tuzi ko Yesu yatumye intumwa, kandi natwe turizo, ko dukwiriye kujya mu mahanga yose tugahindura abantu abigishwa, abigishwa ba Yesu Kristo, abigishwa ba Bibiliya, abigishwa bagomba kugira umurimo ukomeye kugira ngo Yesu yamamazwe, kandi Yesu azamamazwa cyane cyane ni mico yacu, aho tutuye, aho tuba, naho dukora. Ndagira ngo mbabwire insanganyamatsiko tugiye kujyamo ivuga cyane cyane ibimenyetso bivuga. Ibimenyetso bivuga. Muri uru rugendo turimo, muri uru rugendo watangiye, muri uru rugendo natangiye, dukwiriye cyane cyane gusaba Imana ngo igendane natwe. Dukwiriye gusaba Yesu ngo abe ari we uba umuyobozi wacu. Bitabaye ibyo, ntabwo urugendo tuzaba turimo ruzaba ari urugendo rushobora gutuma tugera i Kanani yo mu ijuru, aho Imana yaduteguriye. Twibuka neza ko uru rugendo turimo ari urugendo abakuru batangiye bakarusoza amahoro, kandi Bibiliya yo ikaduha ingero nyinshi zitandukanye z'uko abantu bagiye barugendamo. Ndibuze gufata ingero nkeya mu ijambo ry'Imana kugira ngo tuze kujyana ari ukuzibibutsa, kandi tugira ngo tugire ibyo tuzirikanamo. Isomo mushiki wacu yadusomeye niryo ngira ngo mpereho. Yesaya igice cya 60 turasoma umurongo wa mbere tugere ku wa 3. Yesaya igice cya 60 umurongo wa mbere tugere ku wa 3 haravuga ngo byuka urabagirane
kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Amen. Bana b'Imana, iyo ufashe urugendo ntabwo warugenda wicaye, ntiwagenda uryamye. Ndavuga mu bitekerezo ndetse no mu mibereho. Uba ukwiriye kubyuka kugira ngo ujyane n'imbaraga zawe n'ibitekerezo byawe, kandi ujyane n'ibindi byose by'ingenzi byatuma urwo rugendo utangiye ruzasohora amahoro. Hano bati byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Dore umwijima uzatwikira isi, umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga, ariko Uwiteka azakurasira kandi ubwiza bwe buzakugaragaraho. Amen. Iyo ureba hirya no hino, umwijima urawubona, kandi kugenda mu mwijima udafite umucyo byaba ari ikibazo. Nyamara kubyuka Yesu akatumurikira, kuko ari we mucyo wacu, ndetse n'ubwiza bwe bukaba kuri twe, nibwo urugendo turimo ruzasohora amahoro. Umurongo wa 3 ngo amahanga azagana umucyo wawe n'abami bazagusanga ubyukanye kurabagirana. Reka dusenga Imana. Data wa twese, Mana idukunda, abana bawe bagandagaje imbere y'ubwiza bwawe Nyagasani, kandi uri umucyo wabo. Turagusaba ngo ufungure intekerezo, ufungure umutima Nyagasani wa buri wese, kugira ngo ijambo ryawe tugiye kubumbura twese uko tungana Nyagasani ritumurikire. Kandi nk'uko n'ijambo ryawe ribivuga, reka ijambo ryawe ribe umucyo w'ibirenge byacu, kugira ngo urugendo turimo Nyagasani tuzarusohoze tugusanganira ubwo ugiye gutunguka ku bicu, mu izina rya Yesu. Iyo tugiye mu gitabo cy'iyimuka Misiri, igitabo cyo Kuva, tuhasanga Abisirayeli batangiye urugendo rwagombaga kubavana mu gihugu cya Egiputa cyangwa se mu gihugu cya Misiri berekeza i Kanani yo mu isi. Ubundi ni urugendo bakagombye kuba baragiye igihe kitarenze ibyumweru 2. Nyamara tuzi ko barugenze imyaka ingahe? Barugenze imyaka 40. Kandi gahunda y'Imana yari uko bagenda bakagerayo amahoro, kuko Imana yabavanye mu gihugu cya Egiputa ikoresheje imbaraga zayo zikomeye, kandi imbaraga zayo nyinshi nk'uko ijambo ryayo ribivuga. Iyo ugeze mu gitabo cy'iyimuka Misiri, igice cya 19 umurongo wa 4, haratubwira ngo mwabonye ibyo nagiriye Abanyegiputa, kandi uko naramije mwe amababa nk'ay'ikizu nkabizanira. Aha Imana irabwira ubwoko bwa Isirayeli buri mu butayu, buri mu rugendo, ibibutsa ko yabavanye mu gihugu cya Egiputa ikoresheje imbaraga zayo nyinshi, imbaraga zayo zikomeye. Umurongo wa 5, none nimunyumvira by'ukuri mukitondera isezerano ryanjye, muzambera iki? Amaronko mbatoranije mu mahanga yose, kuko si yose ari yanjye, kandi muzambera ubwami bw'abatambyi n'ubwoko bwera. Ayo aba ariyo magambo ubwira Abisirayeli. Aya ni amagambo Imana yari itumye Mose ngo agende ayibwire Abisirayeli. Kuki Imana yagombaga kuyabwira Mose ntiyibwirire ubwoko bwa Isirayeli barebana? Turaza kubibona. Ikigaragara ahangaha nuko Uwiteka arabibutsa icyo ibakeneyeho, icyo Imana ibasaba, kugira ngo uru rugendo barimo bajyane bari kumwe, ubwiza bw'Uwiteka bari kumwe, icyubahiro cyayo bari kumwe.
igikurikira ni uko usanga ntabwo Abisirayeli bajyanye n'Imana uko bikwiriye, ahubwo bateshutse ku nshingano, bateshutse ku cyo Imana yari ibitezeho, kandi Uwiteka yari abatezeho ko bayibera ubwoko bwatoranijwe, ko bayibera amaronko, nk'uko umurongo wa 5 tubibonye ubivuze. Uyu munsi aho utuye, abaturanyi bawe, aho uri, aho ukora, ese bagufata bate? Babona uri umwizerwa? Babona uri umwiringirwa? Babona uri inyangamugayo? Ese bakubonaho ingeso zikwiriye abari mu rugendo, abava mu Misiri, abava mu Egiputa, baromboreje bagana i Kanani yo mu ijuru? Ese abakubona babona koko uri abavandimwe, uri umuvandimwe wa Yesu, cyangwa se bakubona ko wowe uri simbirimo? Iyo usimbutse ukagera ku murongo wa 10 w'icyo gice cya 19 cy'igitabo cyo Kuva, cyangwa se iyimuka Misiri nk'uko Bibiliya ijambo ry'Imana bakise, baratubwira ngo Uwiteka abwira Mose ati, jya ku bantu ubeze none n'ejo, bamese imyenda yabo, uwa 3 uzansange biteguye, kuko ku munsi wa 3 Uwiteka azamanukira imbere y'ubwo bwoko bwose ku musozi Sinayi. Uwiteka ahangaha yifuzaga ko ku musozi Sinayi yakwiyereka ubwoko bwa Isirayeli, kandi bakamenya ko uwakoze bya bitangaza byose mu gihugu cya Egiputa yifuza kujyana nabo, akajyana nabo abari imbere kandi ari kumwe nabo. Ni igitekerezo muzi uko byagenze, kandi muzi yuko Abisirayeli bumvaga rwose ko batakomeza kugendana n'Imana, ko ahubwo Mose yakomeza kuba hagati yabo n'Imana. Iyo ugeze mu gice cya 20 umurongo wa mbere yuko Imana ibaha amategeko, yababwiye ikintu gikomeye. Haravuga ngo Imana ivuga aya magambo yose iti, ndi Uwiteka Imana yawe gukuye mu gihugu cya Egiputa, mu nzu y'uburetwa. Mbere yuko ujyana n'Imana, mbere yuko ugendana n'Imana, burya haba amasezerano. Igitabo cya Mose igice cya 3 ku murongo wa 3 hari amagambo nanone tuzi twese Abadiventiste umunsi wa 7, aho batubwira ngo mbese abantu babiri bajyana batasezeranye. Aha abantu impande ebyiri kugira ngo zijyane, abanyamategeko barabizi, cyangwa se no kugira ngo ufatane urugendo n'umuntu mubanza kuvugana mukaganira, no kugira ngo ugendane n'Imana nuko ugirana amasezerano, no kugira ngo ugendane n'Imana nuko haba amategeko. Nyamara muri iki gihe uzasanga abantu bakubwira ko ari abakristo, cyangwa se abakristo nk'uko imvugo yahindutse abakristo, ugasanga bakubwira bati amategeko ntabwo ari ngombwa. Nyamara ntushobora kujyana n'Imana mudafitanye amasezerano, hatari amategeko abahuza, kugira ngo ukore uruhande rwawe n'Imana mugendana, na Yesu Kristo mugendana nawe akore uruhande rwe. Amategeko siyo ngendereye uyu munsi, murayazi kandi muzi naho yanditswe muri kiriya gitabo cyo Kuva. Nyamara ari amategeko niyo shingiro. Nibutse mbere yuko nkomeza nuko burya itegeko ry'Imana niryo ryaremye isi n'ibiyuzuye, kandi itegeko niryo natwe rituzanamo imico yayo, ya mico ikwiriye kugaragara
kugendana n'Imana. Bagenzi banjye, bagenzi banjye, urugendo turimo ni urugendo rukwiriye kugaragaza imico y'Imana muri twe, kandi nibyo bimenyetso bikwiriye kuvuga. Ibyo bimenyetso bituriho, ubwiza bw'Imana bukuriho, urukundo rw'Imana rukuriho, ineza yayo ikuriho, niyo izabwiriza ubutumwa kurusha ibindi byose twakora muri iki gihe. Kuva igice cya 33 kuva igice cya 33 tuhasanga interuro cyangwa se insanganyamatsiko ikomeye, aho batubwira ngo ihema ry'Imana rikurwa mu Bisirayeli. Mwibuka ko Imana iri kumwe n'ubwoko bwayo yari yaravanye mu Egiputa, yifuzaga ko bagendana intambwe ku ntambwe, baganira, bavugana, bafite imigambi imwe yo kwerekeza mu gihugu cy'i Kanani. Ndetse Imana yari yababwiye ngo bayiremere ubuturo bwera, iture hagati muri bo. Nyamara iyo ugeze ku gice cya 33 uhasanga batubwira ngo ihema ry'Imana rikurwa hehe? Mu Bisirayeli. Kuki Imana yagombye gukura ihema ryayo mu Isirayeli? Turabibona ngo Uwiteka abwira Mose ati, genda uvane ino n'abantu wakuye mu gihugu cya Egiputa, ubajyane mu gihugu narahiriye Aburahamu na Isaka na Yakobo, ni nzagiha urubyaro rwawe. Iyo usomye iyi nteruro ya mbere ubona Imana iri kubwira Mose ibintu bitandukanye n'ibyo yakagombye kumubwira. Murongo wa 2 ngo nanjye ndatuma marayika akujya imbere, kandi nzirukanamo Abanyakanani n'Abamori n'Abaheti n'Abaferezi n'Abahivi n'Abayebusi. Murongo wa 3 mujye mu gihugu cy'amata n'ubuki, kuko ntazaba hagati muri mwe mujyayo, kuko muri ubwoko butagonda ijosi ntabarimburira mu nzira. Ese iyi mirongo Uwiteka arishimye? Iyi mirongo Uwiteka arishimye bantu muri hano? Ntabwo Uwiteka yishimye. Hari ibimenyetso bigaragara ku bwoko bw'Uwiteka ko badakwiriye gukomeza kugendana n'Uwiteka. Hari ibimenyetso bivuga kurusha ibindi biri mu bwoko bwa Isirayeli. Ntabwo Uwiteka yishimye. Nyamara arabwira Mose agira ngo agende abwire Abisirayeli, ariko Uwiteka suko agendereye kureka ubwoko yatoranije, suko Uwiteka agendereye kureka isezerano yasezeranye, arisezeranira Aburahamu, akarivugurura kuri Yakobo, kuri Isaka, ndetse akongera kurivugurura kuri Yakobo. Iyo ureba uruhererekane rwa Aburahamu, umuhungu w'Isaka, na Yakobo, ni cyerekana yuko Uwiteka isezerano yasezeraniye abana b'Imana, isezerano yagusezeraniye we ararikora. Akarikora ku gisekuru cya mbere Aburahamu, akagikora ku gisekuru cya kabiri Isaka, no ku cya gatatu akagikora, yewe n'igikurikiye aracyakurikirana abwira ubwoko yatoranije ko nibakora uruhande rwabo ni ukuri Uwiteka ntabwo azabura kubikora. Ariko icyo ari kubwira Mose ngo azabaha marayika aba ari we ubajya imbere, nta mabura kindi, ntabwo ari cyo Uwiteka agendereye. Ahubwo icyo agendereye ni ukugira ngo bagire imico myiza,
bagaragareho ubwiza bw'Uwiteka, icyubahiro cy'Imana kibagumemo, Uwiteka agume hagati muri bo kugira ngo bajyane kandi bagire urugendo ruhire. Impamvu barazitubwira ku murongo wa 3 ko ari ubwoko butagonda ijosi. Ese uyu munsi 2026 itorero ry'Imana turatunganye? Ntabwo turi ubwoko butagonda ijosi nk'uko Uwiteka yabibwiraga Mose. Murongo wa 4 ngo abantu bumvise iryo jambo ribi barababara cyane, ntihagira uwambara iby'umurimbo. Muri 19 twari twabonye ko Uwiteka abwira Mose ngo agende abwire ubwoko bwa Isirayeli bumese. Ikibazo aha si ukwambara iby'umurimbo, ahubwo ikibazo ni uko iby'umurimbo wakwambara byaba byarafashe umwanya w'Imana. Icyo cyumvikane. Ariko ku murongo wa 4 kuba ubwoko bw'Imana bubabajwe n'ijambo ribi Uwiteka abatumyeho Mose, nabyo ubwabyo ni byiza. Murongo wa 5 ngo Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisirayeli uti, muri ubwoko butagonda ijosi, nagendera hagati muri mwe n'akanya gato n'abarimbura. Nuko mwiyambura iby'umurimbo byanyu, icyo maze kukivuga, kugira ngo menye uko mbagenza. Mu byigisho by'ishuri ryo ku Isabato iki cyumweru twabonye tubisubiramo ko Uwiteka Yesu Kristo ari we rukundo wenyine. Naha arabibabwira, ntabwo Uwiteka yifuza kuva hagati mu bwoko bwe, ahubwo arababwira ati, mureke iby'umurimbo byanyu, mureke ibigirwamana byanyu, mureke ibyo mugira nyambere byanyu, kugira ngo menye uko mbagenza. Abisirayeli biyambura iby'umurimbo byabo, batangirira ku musozi Horebu no mu rugendo rwabo rwose. Ndasaba Imana muri iki gitondo ngo mu rugendo ugenda, mu rugendo ngenda, tugere ku musozi Horebu. Horebu ahangaha ni hahandi Aburahamu yagiye gutambira umwana we Isaka. Horebu ahangaha ni hahandi Aburahamu yasobanukiwe neza ko Uwiteka ari bwishakira iki? Igitambo. Kandi aha ku musozi Horebu niho dukwiriye kugera kugira ngo iby'umurimbo byacu, ibigirwamana byacu tubivaneho, maze Uwiteka aze ature muri wowe, ature muri jye, ature hagati mu itorero ryacu, kugira ngo dutangire tumenye ko Yesu ari we gitambo cyacu, tumenye ko Yesu ari we buhungiro bwacu, tumenye ko ari we muyobozi wacu, tumenye ko ari we dukwiriye kwirata, tumenye ko ari we dukwiriye kwamamaza. Amen. Hano iyo ugeze ku murongo wa 11 nta mwanya dufite, muzahakomeza muri abasomyi ba Bibiliya, kandi ijambo ry'Imana muraritunze. Haratubwira ibanga ryatumye Mose agira isumbwe ku bana b'Imana. Ngo Uwiteka yavuganaga na Mose barebana nk'uko umuntu avugana n'inshuti ye magara. Kandi Mose yavuganaga n'Uwiteka, bamara kuvugana agasubira mu ngando. Ngo ariko umugaragu we cyangwa se umufasha we Yosuwa we yagumaga muri iryo hema. Iyo ukomeje usanga ko Mose yaganiraga n'Imana barebana, kandi yaganira n'Imana akagaruka ku bwoko bwa Isirayeli, noneho abazaniye iki? Abazaniye icyo yaganiriye n'Imana. Iyo ujya kureba usanga iki gice cya 33 cy'iki gitabo Kuva, Uwiteka hari ubutumwa ashaka ko avuga kuva ku murongo wa 1 ukagera ku murongo wa 11 ngo abushyire Abisirayeli.
nyamara iyo ugeze ku murongo wa 12 uhasanga Mose nawe agira ibyo abwira Imana. Ni kenshi itorero ryacu rishorewe na mwuka w'Imana, rishorewe n'Imana, tubona ibyigisho by'ishuri ryo ku isabato. Raporo hano z'abiga 7 twagiye tuzumva mu bihande bitandukanye, ntabwo ari zishimishije. N'iwacu nuko aho nsengera, yewe no mu mutwe nsengera mo usanga raporo yego z'abiga 7 zishobora kuba zishimishije, ariko icyo ngiye kuvuga nicyo ntekereza ko kinakomeye kandi natwe turi hano gishobora kuba kidukomereye. Iyo Uwiteka amaze kukubwira ijambo rye, iyo Uwiteka amaze kukubwira ubutumwa, wowe niki umubaza? Mose tumaze kubona ku murongo wa 11 ko yaganiraga n'Imana nk'inshuti, barebana. Yego uko barebanaga, nanone ni ukwibuka ko Mose ari umunyabyaha, nawe yari umunyabyaha, nawe ntabwo yarebaga Uwiteka neza. Ariko ku murongo wa 12 ngo Mose abwira Uwiteka ati, dore ujya untegeka uti, jyana ubu bwoko ntumenyeshe uwudutumanye. Ariko waravuze uti, nkuzi izina kandi wangiriyeho umugisha. Amen. Nuko niba nkugiriyeho umugisha koko, nyereka imigambi yawe kugira ngo nkumenye, mbone uko ndushaho kukugiriraho umugisha, kandi wibuka yuko ubu bwoko ari ubwawe. Iyi nteruro ya mbere cyangwa se iyi mirongo 2 ya mbere uyumvise, wakumva yuko Mose yifuza ko Uwiteka yisubiraho ku byo yamubwiye mbere. Mose arifuza kumenya abatumanye. Mbere Uwiteka yari yamubwiye marayika. Ikindi aramubwira yuko amushimira yuko amuzi izina. Iyo ugendana n'Uwiteka, iyo uri mu rugendo rumwe, warageze ku musozi Horebu, Uwiteka abakuzi izina. Amen. Ntekereza yuko buri wese watangira urugendo rugana mu ijuru yifuza ko Imana yamenya izina rye. Kandi kumenya izina rye ni ukuvuga ngo akuzi wese, azi impagarike yawe, azi intege nke zawe, ndetse azi aho uteshuka, azi n'ibyatuma uru rugendo urimo ni ukuri haba ibimenyetso biri kuriho bivuga byatuma uzarusohoza amahoro. Amen. Ikindi nuko dukwiriye kumenya umugisha w'Uwiteka uwo ari wo, kandi uwo mugisha nta wundi tuwubonera muri Yesu Kristo, tuwubonera mu gitambo yaduhaye i Karuvari. Ikindi gikomeye nuko dukwiriye kumenya imigambi Uwiteka adufiteho. Amen. Mu rugendo ugenda, uyu munsi ni umunsi w'icyiciro cya JIA. Master Guide, bapasiteri muri hano, bakuru b'itorero, bayobozi mu byiciro bitandukanye, ese aho tuzi imigambi Uwiteka adufiteho? Turayizi cyangwa ntayo tuzi? Nyamara hano Mose arifuza ko Imana yamubwira imigambi imufiteho, kandi ibyo nibyo bizatuma umugisha Imana yamusezeraniye ikawusezeranira sekuruza Aburahamu, ikawusezeranira sekuruza Isaka,
ikawusezeranira sekuruza Yakobo, uwo mugisha koko ubuwe ukabuwe ku giti cye, kuko Imana imuzi iki? Izina, kandi ko imufiteho imigambi myiza. Mose arifuza kumenya iyo migambi kugira ngo namara kuyimenya, ya masezerano yagiranye n'Imana ashobore kuyashyira mu bikorwa, ya mico igomba gusa n'iya Yesu bibe mahwi, asigare ari wa wundi noneho ushobora kujyana n'Imana uko bikwiriye. Araganira n'Imana, ayibwiye icyo yifuza kumenya imigambi yayo, amubwiye ko Imana yamwibukije kwaza izina ryayo, arifuza kumugiriraho imigisha, kandi arifuza kurutaho kumenya Imana. Muri uru rugendo tugenda, ingorane jye mbona muri uru rugendo turimo nuko nyuma yo kubona imigisha y'Imana, nyuma yo kumva yuko izina ryacu Imana yabirizi, usanga kuyimenya biciriritse. Nyamara tumenya Imana, uru rugendo turimo rwaba urugendo ruzatuma imico yacu ivuga, imibereho yacu yamamaza ubutumwa kurusha ibindi byose. Uwiteka ku murongo wa 14 yamushubije amagambo meza ati, ubwanjye nzajyana nawe ngire nte? Nzajyana nawe ngire nte? Iri jambo Yesu yarisubiyemo muri Matayo 11 umurongo wa 28. Aha batubwira ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze mugire bate? Musange ndabaruhura. Mwemere ko abagaragu banjye mugire gute? Munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Uwiteka ati, ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Iki gice gitangiye ukabona naho bigeze, Uwiteka yishimiye urugero Mose ariho. Mbere yavugaga yuko akwiriye kwemera kwimura ihema akarivana hagati mu bwoko bwa Isirayeli, ariko ikiganiro Mose agiranye n'Uwiteka kiramushimishije. Imana ihise imubwira yuko bazajyana, kandi kwizamuruhura ikamufasha umurimo wo kuyobora ubwoko bwa Isirayeli. Bapasitoro, bayobozi, muri uru rugendo ni ukuri, iyo dusabye Imana ngo tumenye imigambi yayo kuri twe, ngo tumenye umugisha wayo, ngo twibuke yuko izi amazina yayo, tukifuza kwimenya, tukamenya imigambi yacu ku itorero ryacu no ku itorero ryanjye ku giti cyanjye, ari jye ari impagarike yanjye nk'aba maronko y'Uwiteka. Ni ukuri Uwiteka akora umurimo mu itorero kandi ibintu bikagenda neza. Mbibutse urugero rworoshye, intumwa zari zifite intege nke. Ku munsi wa Pentekote Petero yahagurutse hihannye abantu bangahe? 3,000. Ni Petero wabyihanishije cyangwa ni Mwuka w'Imana? Ni Mwuka Wera. Amen. Uyu munsi dukunda kugira ibibazo, simbishidikanya na hano murabigira, byazabije akora amavuna, sibyo yemwe? Nyamara tumenye Imana by'ukuri, hakaba ibimenyetso bivuga mu itorero ry'Imana, kandi nemera ku itorero ry'Abadiventisti ari itorero ry'Imana, kuko rifite ibimenyetso bibiri bivuga nk'uko tubisoma mu Byahishuwe. Dufite ibimenyetso bivuga, tukamenya imigambi y'Imana kuri twe, tukamenya ko amazina yacu Imana yazi,
imico yacu igahamanya n'imico ya Yesu Kristo, itorero ryatumbagira mu kirere, kandi iri torero wasanga ni ukuri tugira abakizwa benshi baza bashaka kumenya Imana wamenye, Imana namenye. Amen. Mose ku murongo wa 15 murumva ni ikiganiro. Imana yari yavuze mbere yuko itifuza kujyana n'ubwoko bwayo, ko igiye kumuha marayika akaba ari we uyobora ubwoko bwayo. Mose abigarutseho ati, ubwawe nutajyana natwe, nudukura ino, ikizamenyekana yuko ajya n'ubwoko bwawe twakugiriyeho umugisha ni iki? Suko ujyana natwe bigatuma ajya n'ubwoko bwawe dutandukanywa n'amahanga yose yo mu isi. Ubwoko bw'Imana bwatoranijwe ni amaronko. Mose abigarutseho, arifuza yuko Uwiteka aguma hagati mu bwoko bw'Imana, akaba ari we ubwiyoborera. 17 Uwiteka ashubije ati, n'icyo uvuze icyo ndagikora. Amen. Nukuri nitwe dutuma Imana, icyubahiro cy'Imana kitagenda hagati mu itorero ryacu. Nitwe dutuma, ni wowe utuma, nijye utuma Imana icyubahiro cyayo kitaba kuri jye, kubera yuko nyirukana ugasanga hari ibyo nashyize imbere, hari iby'umurimbo byanjye nashyize imbere, hari ibindi bituma Uwiteka atavuga ngo numve cya kindi Bibiliya yise ubwoko butagonda ijosi. Ni kangahe imiburo yo mu ijambo ry'Imana uyisoma, ukayisoma wirukanka, ukayisoma uhondobera, ukayisoma wumva itakureba, ireba abandi, kandi uwo munsi ijambo ryari risomwe ryari ryawe. Ni ryari wumva imigambi y'Uwiteka ko ari imigambi igufitiye wowe ubwawe, ku giti cyawe, ku giti cyanjye. Uwiteka abwiye Mose ati, n'icyo uvuze icyo ndagikora, kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. 18 Mose arashubije. Sinzi niba mubona iki kiganiro ukuntu kinejeje hagati y'Imana na Mose. Mose ati, nyereka ubwiza burabagirana. Amen. Nyereka ubwiza bwawe burabagirana. Uwiteka arashubije ku murongo wa 19 ati, ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe, nzivugira mu izina imbere yawe, kuko ndi Uwiteka, kandi nzagirira ubuntu uwo nzagirira ubuntu, kandi nzababarira uwo nzababarira. Uwiteka amubwiye imigambi ye. Uwiteka amushubije neza, amubwira yuko burya n'ubwiza abona ntabwo abubona bwose, nubwo mbere batubwiye ku murongo wa 11 ko Mose yabaga ari mu cyubahiro cy'Imana, baganira basa n'abarebana. Ntabwo umunyabyaha yareba Imana mu maso ngo ayibone wese, ahubwo Imana ikwiyereka, Imana inyiyereka inyuza kugira neza kwayo imbere yawe, ibinyuza mu mibereho yawe. Twese twaba abahamya bw'ineza y'Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Iki gihe turi mu gihe cy'izuba, sibyo? Yenda abanyakigali ntimugihinga, ariko abahinga igihe cy'izuba ni igihe abarimyi barima kare, abahinzi bahinga kare, kugira ngo amasinda azote iki? Izuba. Kandi mu zuba habamo azote, kandi azote ni ifumbire ku bihingwa biba bizaterwamo. Ni ifumbire mvaruganda, mwumva iyo bavuga NPK, N na azote, kandi
izuba riyigira ku bwinshi, ni nayo mpamvu ubona amasinde yose izuba iyo igihe kigeze imvura ikagwa nanone uteramo bikera, kuko Imana yashyizemo iki? Ineza yayo igushyiramo ifumbire. Iyo imvura iguye nanone n'ineza y'Imana izana imyunyu ngugu muri ariya mazi. Sinzi niba hari umuntu wari wagerageza gukaraba amazi y'imvura ngo yumve ukuntu anyerera. Anyerera kubera yuko muri yo harimo ineza yayo. Amen. Ni ukuri ineza y'Imana tuyibona mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kandi buri gihe nkwiriye kwiga kwitegereza ineza yayo mu byo igukorera. Ubwanjye murongo wa 19, nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe, nzivugira mu izina imbere yawe, ndi Uwiteka, kandi nzagirira ubuntu uwo nzagirira ubuntu. Imana itugirira ubuntu butangaje, yewe bwanagaragariye Karuvari, bwanagaragariye Yesu yemera gusiga icyubahiro cye akaza mu isi y'Imburagasani kugira ngo agutungishe, kugira ngo aguhe agakiza tubonera muri we. Murongo wa 20, Imana iramubwira impamvu atayibona, kandi ntiwareba mu maso hanjye, kuko umuntu atandeba mu maso ngo abeho. Ni kenshi mu mibereho yawe mugenzi wanjye, ureba Imana ukayibaza ngo uri hehe, kandi ikuri iruhande, kandi hari n'ibyashobotse kubera yuko yabigiyemo, igashyiramo imbaraga zayo, igashyiramo ubuntu bwayo, igashyiramo ineza yayo. Uyu munsi ndasaba Imana ngo idufungure amaso, ngo idufungure amaso nk'uko Elisa yasabiye wa mugaragu we, akabona ingabo ari ibicu zo mu ijuru zibagose, kandi zari zibagose koko. Ndasaba Imana ngo itorero ry'Imana rifunguke amaso, ryo twe gukomeza kuba Laodikiya, tumenye imigisha yayo, tumenye ineza yayo, tumenye ko Imana ihari, tutayireba ngo turokoke. Ku murongo wa 21 birakomeza, ariko igikomeye nuko Uwiteka yakomeje kumuganiriza, haba ibiganiro bikomeye kugeza igihe Mose arabagirana ubwiza bw'Imana. Amen. Iyo ugeze ku murongo w'igice cya 34 ku murongo wa 15, yaramubwiye ngo wirinde gusezerana isezerano na bene igihugu, kugira ngo ubwo bazatambira ibigirwamana bagatambira ibigirwamana, bakarenga ku masezerano y'amategeko ari mu gitabo cyo Kuva igice cya 20, bagatambira ibigirwamana basambana, batazagira ukurakara ukarya ku ntonorano ye, kandi ugashyingira abahungu bawe abakobwa babo, kugira ngo ubwo abo bakobwa bazatambira ibigirwamana byabo batazoshya abahungu bawe kubirarikira. Hano aragaruka ku bigirwamana, akagaruka ku kwica amasezerano, akagaruka ku kwica amategeko, kandi ibyo ntibikwiriye ku bana b'Imana, kuko iryo sezerano ryagombaga kuvaho. Ikindi nuko Mose yifuje kuganira n'Imana, kandi ikiganiro cy'Imana kiza kimwereka ibyo Uwiteka amutegerejeho, ndetse inamubwira amabanga akomeye cyane. Reka tujye muri Yesaya igice cya 8 umurongo wa 16 turageza ku murongo wa 18. Yesaya igice cya 8
ku murongo wa 16 tugeze 18. Rizera ko mwahageze. Bumba ibihamya, amategeko uyafatanishe ikimenyetso mu bigishwa. Bumba ibihamya. Kubibumba si ukugira ngo biveho, ahubwo ni ukubibumba ukaba wanabishyira ku bihangano byatuma ushobora kumenya ko uzajya ubirebaho, kugira ngo ibyo bihamya bitume ushyiraho ikimenyetso cyatuma biba koko ibihamya biguhamiriza yuko Uwiteka agira neza, ko Uwiteka ari mwiza, ko Uwiteka yakweretse imigambi ye, ko Uwiteka muri kumwe iteka. Ngo amategeko yafatanisha ikimenyetso mu bigishwa banjye. Turabigishwa b'Imana, turabigishwa ba Yesu Kristo, nyamara amategeko y'Imana, ibihamya bikwiriye kuba bifite ibimenyetso bivuga muri twebwe. 17. Nuko Uwiteka wimaga amaso ab'inzu ya Yakobo, nzamutegereza ngire nte? Murindire. Nukuri igihe nataye, igihe naba narateshutse mu byanditswe, nkwiriye kubumba ibihamya. Amategeko nkayafatanisha ibimenyetso muri jye, mu mwigishwa w'Imana, kugira ngo ayo mategeko n'ibyo bihamya bitume ndindira Uwiteka, kugira ngo agarure ubwiza bwe, icyubahiro cye muri jye, kugira ngo icyubahiro cy'Uwiteka, ubwiza bw'Uwiteka bugaruke mu itorero. Dukwiriye kumuhanga amaso. 18. Dore jyewe n'abana Uwiteka yampaye turabo kubera Abisirayeli ibimenyetso n'ibitangaza bituruka ku Uwiteka Nyiringabo, utuye ku musozi Siyoni. Dukwiriye kugambirira ngubwo twamenye imigambi y'Uwiteka. Ubwo igihe tubumbura Bibiliya tukumva ubutumwa ijambo ry'Imana ritubwira, twe kujya tuhava tutabajije Uwiteka. Turi kumwe? Tubaze Uwiteka, tumenye imigambi ye, tumenye imigisha adufiteho, tumenye icyerekezo yifuza ko tujyamo, kandi twifuze kujyana nawe, kuko amategeko atsika imitima yacu, amategeko ariyo bimenyetso mu bigishwa b'Imana. Kandi tunabwirize n'imiryango yacu, kugira ngo abana bacu, abana Uwiteka yaduhaye, iyo tubizi nibwo ibintu bigenda neza. Njye kwibutsa igitekerezo cy'umugaragu w'Imana Enoki. Ijambo ry'Imana rimutubwiraho ibintu bikeya, nyamara umuja w'Imana Ellen White we akamuvugaho ibintu byinshi cyane, ndetse yanabyanditse mu gitabo cy'imibereho ya Enoki. Bibiliya itubwira yuko Enoki amaze kubyara umwana we tuzi Metusela, afite imyaka 65 yabyaye Metusela, yabonye ko Metusela wa wundi warambye imyaka myinshi muri Bibiliya ari impano y'Imana. Abonye ari impano y'Imana, abonye urukundo Enoki akunda umwana we Metusela, nibwo yasobanukiwe n'urukundo rw'Imana. Kubera ubwo
afata umugambi wo kugendana n'Imana. Agendana n'Imana imyaka ingahe? 300. Ibyo byatumye Enoki urugendo rwe rutarangirira hano ku isi, ahubwo rwarangiriye hehe? Mu ijuru. Imana itubwira, Bibiliya itubwira mu ijambo ryayo ko Imana yamwimuye kuko muri urwo rugendo yatunganiye iki? Imana. Hari ibimenyetso bivuga byagaragaye kuri Enoki bituma Imana imwimura, kuko yabonye yuko ari umuntu warenze ibyo kuganira n'Imana barebana, ahubwo agera ubwo Imana ivuga iti uyu nkwiye kumwimura. Mu gitabo nabarangiraga cy'imibereho ya Enoki muja w'Imana ni ku ipaje ya 27 batubwira ko ngo gusenga kwa Enoki ngo Imana ngo niba umukristo aharana kandi agatera imbere muri byose. Ese Kigali turaharana? Ijambo rirumvikana? Turashishibikana ngo dutere imbere kandi si bibi, sibyo? Niba umukristo aharana kandi agatera imbere muri byose, agomba kubikora hagati y'abatazi Imana, hagati y'abamusuzugura ndetse akanatukwa. Ariko muri uko guharana mu gutera imbere muri byose, akwiriye no guharanira kunguka ibyamwuka ngo atere imbere mu rugendo ajyana n'Imana, kandi yifuze kuganira n'Imana nk'uko Mose twabibonye yaganiraga n'Imana. Ngo agomba guhagarara yemye nk'igiti cy'umukindo mu butayu. Ikirere gishobora kuba nk'umuringa maze izuba rigacana nk'iki gihe. Umucanga wo mu butayu ushobora gukubita hafi mu mizi y'igiti cy'umukindo, kandi uwo mucanga ukirunda ku mubyimba wacyo, cyane cyane aho gishuye imizi. Ngo nyamara icyo giti cy'umukindo gihora gitoshye, gishishe kandi gikomeye hagati mu mucanga wotsa mu butayu. Kuki umukindo uhora utoshye no mu butayu? Nuko ugenda ugashora imizi kure cyane, ukamanuka ukajya gushaka ibitunga uwo mukindo, icyo giti nubwo ahakizengurutse haba hashishana. Imwambamaze ko Yesu